Kwa Hodari Marie Rose ni umubyeyi w'abana babiri narokokeye iruhande rw'abavandimwe banjye hano ku Kicukiro. Twakoranye urugendo rutari rworoshye, twasizwe n'umuryango w'abibumbye. Nari nagize amahirwe yo kugeramo ku itariki 10, ngira ngo nicyo Nyagasani yasigarije kugira ngo njye ntabariza abanjye, mbazanira ururabo, babwire ko mbakumbuye kandi nabakundaga kandi nkibakunda. Ninjiye muri Eto ku itariki 10 kuko njye n'ababyeyi banjye twari dusanzwe turi impunzi. Navukiye Shyorongi ku nkengero z'ikibaya cya Nyabarongo, ariko twasenyewe muri 1991 ubwo habaga jenoside y'Abagogwe bamanuka muri Nyabarongo. Nibwo twasenyewe turahunga, turaza tubanza gutura mu Gatenga, ariko mu Gatenga ntitwahatinze. Mu myaka 2 twari impunzi ku Kicukiro, ntabwo twaraye mu rugo amajoro wabara. Mama yitwaga niwe Mugeni Marita, papa yari umwarimu yitwaga Frumba Desire, na barumuna banjye twari kumwe mu muryango w'abantu 14. Twasigaye turi abantu 5, ni iby'igiciro, turabisingiriza Imana. Ku itariki ya 10 rero mu gitondo cya 11 niho nabashije kugera muri Eto, kuko mu Kagarama papa bari bamwishe ku itariki 7, ariko tugira amahirwe umuntu araduhisha, aratubwira ati nanjye abahungu banjye barimo kwica, mfite abahungu b'inkurikirane, atariko numvise ko abatutsi barimo guhungira ku Kicukiro, ati hari abasirikare b'Ababiligi barimo guhungira, ati niho abatutsi barimo guhungira, ati rwose ngewe ndakijijwe nubwo ndi umuhutu bwose, atariko ati nimbona abahungu banjye batashye bageze mu nzu, ngewe ati ndabaherekeza, ndakora ibishoboka byose mbaherekeza, kubera ko nakiriye ati umwami Yesu ati nk'umucunguzi, ati nk'umwami n'umucunguzi, sinshaka kuzisiga amaraso y'abatutsi, ati kandi bavuze ko abatutsi bose bazabica bakarangira. Ubwo nibwo twahungiyeyo. Papa bamurashe mu gitondo cya 12 ku itariki 7, ariko mbona uko papa apfuye atagaraguritse, mbona apfuye neza. Ari nacyo ahari nshimira Imana ko uyu munsi mbazanira ururabo ndi kumwe n'abavandimwe. Uyu munsi nkababwira ngo ndacyabakunda, ndabibuka, Nyagasana batuze mu aheza. Ku itariki ya 10 rero mu gitondo nibwo uwo musaza waduhishe yabashije kutugeza muri Eto, ubwo hari hakitwe Eto. Aratubwira ati amaraso yanyu ntazankurikirane, ntimuzambazwe, ati dore ndabaherekeje, ati kandi ati Nyagasani azakomeza abarindi. Baradusaka turinjira, ariko dusanga muri Eto haruzuye kubera ko bari batangiye guhungiramo ku itariki 8. Noneho twinjiramo, ariko dusanga amashuri yaruzuye. Twe tuguma inyuma mu kibuga, tuguma inyuma turategereza, ariko tukumva mu mashuri barimo kuvuga, baravugisha Ababiligi, batari ko bitameze neza, mbese twumva hari urusaku, hari ibintu bitagenda neza. Noneho abari inyuma ku kibuga bakabaza bati se niki, bati byagenze bite ko musakuza? Abandi bakabasubiza muri izo ndimi bavugaga, kubera ko twari turi kumwe n'abanyamakuru abantu benshi cyane bavugaga Igifaransa, Icyongereza n'Ikinyarwanda. Noneho mu gitondo cya 11, mu gitondo 11 ku itariki ya 11, ngo haratangira havuga uruntu ibintu byinshi, abantu barimo gusakuza. Twe tukagira ngo hari wenda n'abantu barimo gusaba icyo kunywa, barimo kugira ahantu hateraniye impunzi nyinshi, tukibaza ni ibiki. Noneho nibwo uko bwagendaga bucya nibwo habayeho igikorwa ntigeze mbona. Abamama baratangira bararira, basaba Imana bati turapfuye kuko twabahungiyeho, none muradusize. Basaba Imana, barabahendahenda, ariko
ababirigi wabonaga bafashe gahunda ntakuka bagapakira ibintu byabo, kuko njye nari mu kibuga inyuma kubera ko twagezemo eto yuzuye n'amashuri yaruzuye. Noneho twebwe abamama bakarira, tukagira tukavuza induru, tukarira natwe, ariko abamama bagasenga ngo mwatubabariye koko, mudutaye mu kangarateka koko, ubu muduse mu menyo y'urupfu koko, ubu kose turabigenza gute? Ariko tubona ibimodoka byabo biragiye. Ubwo noneho umugabo twari kumwe, umwe mu bapapa bakuru rwose twari kumwe, aravuga ngo noneho tuguye mu kanwa k'urupfu, byarangiye. Buri muntu wese tugerageze guhungira kuri stade Amahoro. Yavuze ijwi ryarengaga, aravuga ngo twiyaranje duhungira kuri stade Amahoro. Bamwe kuri stade Amahoro ntitwari tuhazi, bamwe twari impunzi zimaze igihe, twaratutse Ishyorongi aho batubwira ngo bazatunyuza ngo muri Nyabarongo, bakabwira papa ngo yaraborohereje, ngo ntiyabagoye, ngo nubwo ngo yohereza abana ngo mu Nkotanyi, ngo ariko ntiyabagoye, ngo yaturiye Nyabarongo. Bakamutega rimwe na rimwe bakamuziringa mu byondo, bakavuga ngo nejo tuzongera, ngo ngaho taha gafurumba, ngo ariko ngo nejo tuzongera, ngo cyangwa se ejo tuzaguha agahenge, ngo ejo bundi tuzongera, kugeza ubwo badusenyeye nyine muri 91. Turahunga turahava. Ubwo rero twamaze kubona minuari igiye, twasabye imbabazi, twateze amaboko, twagize uko twatakambye kose, ariko nta kintu byatanze. Uwo mugabo yaravuze ngo dukomeze. Bamanuka inyuma ya paruwasi yari kiliziya Kicukiro, yari iriho umupadiri bitaga Padiri Peteresi. Tumanuka abamama bavuza induru barira, ariko tugenda nanone baceceka, amajwi ashira, amajwi arimo kugenda ayoyoka. Uko twagendaga dusa n'abashaka kwambuka tugana kuri Guadiyare, ubwo amakamera yaraturebaga, atureba neza, ngo dore babatutsi b'ibicucu, ngo minuari irabasize, ngo Habyarimana se ngo bagiye kumworosa nyine, ngo baramworosa. Aho twanyuraga hose bakareba abo batutsi. Icyo gihiriri cy'abatutsi cyamanukaga, turenga amaterasi, turenga amazu, tunyura mu mazu, ariko bakaza kureba ko abo batutsi, kubera ko bavuga ko abatutsi bafite imirizo, basohoka mu mazu baje kureba umututsi usizwe na minuari ni muntu ki. Noneho turamanuka, muri uko kumanuka muri Sahara tuzamuka Nyakabanda ya 2 tugana kuri Guadiyare. Tugiye kugera kuri Guadiyare dusanga ijipe yari paritse n'abasirikare bari benshi. Baravuga ngo mugiye guherekeza Habyarimana, ngo ngaho ngo nimugende, ngo mugende mwitonze, ngo hanyuma ngo mwicare mutuze, ngo dutekereze, ngo batekerereze, ngo hano tubasiga, ngo aho tubajyana, ngo tukabacungira umutekano. Ababyeyi baragiye, igihiri cy'abantu benshi babanza kwicara. Hari handitse Sonatube mu ibara ryari umuhondo n'umukara. Umuhanda wari kaburimbo uwo twicayeho, ariko hakurikira uyu muhanda wazamukaga i Nyanza wose wari ukiri ibitaka. Turicara, turarambya, bati nimwicare, nimutuze rega nimwicare. Turicara, baravugana ku byombo, baravuga ngo imyanda igomba kujyanwa mu yindi myanda, ngo nubundi ngo Habyarimana ngo bagomba kumworosa, kuko Habyarimana yari yapfuye ku itariki ya 6 nijoro, ngo bagomba kuherekeza Habyarimana, ngo mbese ngo ubwo ni mubajyane, ngo mubazamukane neza. Iyo jipe niyo yazamutse isa n'escotinze abantu, kugira ngo tutaza kurenga umuhanda, tukambuka umuhanda, kubera ko wambukaga umuhanda bamurasiraga aho ngaho. Turazamuka, tugeze ku isoko ryari centre Kicukiro nyine, ubwo twahitaga kuri centre. Bahamagara abakarane ngo nimuze. Ubwo noneho batangiye kuvuga cyane, babitangaza ngo nimuze, ngo abo niba batutsi, ngo minuari irabasize, ngo nimuze. Barazamuka bose, abakarane barazamuka n'ingufu niki, buri muntu wese yasize ibyo yari afite ahita azamuka kuza kureba, guherekeza nyine. Ngo nimuze, ngo tugomba kubikorana ingufu, ngo kandi tukabikora, ngo tukabirangiza kare. Baraza basanga abo twari kumwe,
ubwo bari bakubye ukuguru kw'ibumoso ngo bakubuye ukw'iburyo, ukuguru kw'iburyo bagukubiye hagati aha ngaha, ukw'iburyo gukubuye ngo batandukane, ngo n'abagiye kwicwa bafite n'ikintu mu ntoki gutya, ari igiti, ari ikintu bafite kugira ngo batandukane n'abantu bari bwicwe. Baratangira barababwira ngo namwe ngo ni mu kuguru kw'iburyo, ngo mukuru kw'ibumoso, ngo mufate n'ikintu mu ntoki, ngo kugira ngo tutaza ngo kwibeshya, ngo hakagira umuntu ngo upfa, ngo kandi ngo atakagombye gupfa. Turazamuka, ubwo rwa rusaku no gutabaza Imana no gusenga kw'ababyeyi byarangiye, buri muntu wese aracecetse. Twazamutse bucece, mama akambwira ati komeza Kadete, uwo munumuna wanjye bandasanye kubera ko namuhisha mu gahuru k'umufatangwe, njya mbibwira abantu bamwe na bamwe tuganira. Noneho ati mufate Cecile munumuna wawe afate Benjamin, ati noneho ati nimupfa mupfane. Uwo murage rero, iyo mpanuro ye naramufashe koko, ku buryo yambereye igitambo munumuna wanjye, Imana imutuza heza. Turazamuka, abo babwiye gukuba ngo bakube ukuguru kubera ukuntu bari ikivunge cyinshi, bakabusanya, bagakuba ukuguru kw'ibumoso, bagakubura kw'iburyo. Ariko bageze aho wari ubayoboye arababwira ati ntacyo, nimufate n'ikintu mu ntoki, gusa bibe gukuba ukuguru kumwe mu kubura ukundi, bati kugira ngo tutibeshya tukaza kugenda twicana. Barabikoze, baraduherekeza, ubonera abantu benshi. Iyo jipe yatuzamukaga abasirikare bakuru, ngese n'imbazi, nari umunyeshuri, nari ngeze mu wa gatatu muri Apakope. Hanyuma turazamuka, tugeze aha ngaha bazamuka batubwira nyine ngo mu myaka ishize ngo mwishe Katumba, ngo Katumba yari umurwanashyaka wa Sederi wari wapfuye, yapfuye mu myaka yari ishize gatoya. Ariko Gikondo Majerwa barapfa, mu Gatenga kose barapfa kuzamuka. Aho naho nari ntuye, nari ncumbitse, ducumbitse nyine njye n'ababyeyi banjye. Bazamuka batubwira ngo Katumba yarapfuye, ngo mwaramwishe, ngo none ejo bundi ngo mwishe Habyarimana, mbese ngo mwishe Habyarimana vuba aha ngaha. Bazamuka badutorotira gutyo, tuzamura muri ako kavuyo, batugira bacira mu maso. Ababyeyi twazamukanye, hari umunyamakuru Kanyambugo Fideli, Imana imutuza heza, yandikaga mu kanyamakuru bitaga Kanyarwanda. Bakamubwira ngo Fide, abo bari baturanye baduherekeje, ngo Fide, ngo maze ngo urugendo mukoze, ngo mu gitondo ngo bityo kintu uhereho wandika. Tuzamuka muri iyo torture, tuzamuka dutuka, bamutera ibitaka mu maso. Turazamuka, tugigeze aha ngaha baratangira baravuga ngo stop, ngo muhagarare, ngo dutekereze icyo tugiye kubakorera, ngo dushobora kuba tugeze ngo aho tugiye kubahisha. Noneho ngewe mu mutima wanjye, uko mama yavuze ati fata Kadete nupfa mupfane, mu mutima wanjye naravugaga ngo ndasaba isasu. Nari mfite amafaranga 100, hari inote y'100 abakuru murayibuka, yari ishushanyijeho umugore uhetse umwana. Iyo twagiraga amanota meza, papa yaduhembaga amafaranga makeya, ariko akavuga ati kuraje, akaduha isaha. Nari mfite isaha mu mufuka wanjye, za saha zateraga gutya, zari zishushanyijeho intuzi imibare nyine zitera gutya. Ubwo noneho umutima wanjye ukambwira ngo wowe papa wawe ntiyagaraguritse, wiyaranje ukora ibishoboka byose, usabe nyine isasu. Niba hagira uvuga kubera ko ayo mafaranga 100 ni makeya, ashobora kutazatuma bakurasa. Nuko ariko baratufasha nabo, baravuga ngo bashaka gupfa neza, ngo bashaka gupfa byihuse, ngo mubyisabire. Nabaye uwa mbere mu kumanika urutoki, mfata murumuna wanjye gutya, abari bitaruye nk'umetero 10 bahera ko barandasa. Umukobwa wari haruguru yanjye gatoya avuga mu ijwi ryarengaga ngo ngewe ngo papa wanjye n'umuhutu, ngo papa wanjye ngo yari umuhutu,
ngo ariko mama ngo yari umututsikazi ngo mushatse ngo mwambabarira. Abaturasaga baravuga ngo ariko ubwo nge nari naguye, nari maze kugwa, ndi natangiye kuruka amaraso. Baravuga ngo ubwo mwese ngo twarangiza ngo mwahindutse abahutu. Bahita bamurasa, agwa yitambitse, ibirenge bye yabintuyeho gutya. Ndabyumva, nari nkiruka amaraso menshi, uruhurirane rw'amaraso, amwe aca mu kanwa andi aca mu mazuru, ariko ncyumva ibivugwa. Bararasa abantu bateramo amagrenade, uko abantu biyegeranya, abantu bateramo amagrenade, ibice by'abantu, imibiri y'abanjye ikahanuka ikanyikubita ku mugongo, amaraso ashyushye akantwika. Bararasa batera amagrenade, bakajya bavuga ngo utarapfa ngo natwibwirire, ngo yisabire isasu nyine. Bagahaguruka ngo ngiye sindapfa. Abantu benshi bisabiye isasu barapfa, barabica, bapfuye nabi. Nyagasana batuze aheza. Bararasa bageza saa 12:45 z'umugoroba. Uko nakaryamye, uko banyikubise hejuru, imyenda iragenda ihinduka nk'uruhu. Bageze saa 12:45 baravuga ngo ngaho ngo ni mwikubure dutahe, ngo amasasa arashize, ngo na grenade ziragabanyutse, ngo ariko ngo umututsi ntapfa, ngo mu gitondo ngo muzinduke, ngo muze, ngo muhorahoze, ngo mwitwaze nta mpongano ntuzimiri zanyu. Hari ukuntu bafataga impiri bakazishingamo imisumari, bakavuga ngo barazotesha. Kuzotesha ngo kwari kuzitara ku rusenge, zigacumbirwa n'umwotsi ku buryo zigira ingese mu buryo bwihuse. Noneho mu gitondo cyo ku itariki 12 koko uko babihanyemo gahunda, ngiye kumva numva baraje, ariko ubwo nari nsigaye nkiryamye, ariko numva ibintu byose byatunyuragaho, basahura abagendaga ntuza ku mirambo. Nabyumvaga nka nyiramubande, nka kwa kundi umuntu ahamagara umuntu uri ku musozi hakurya, undi akamwitara hakurya, undi akabyumva ari mu kibaya. Noneho barazinduka mu gitondo uko bakabivuze, baraza. Uwa mbere angeraho, arareba Kadete yari bucura bw'iwacu, baramwitegereza ngo twishemo n'abahutu, ngo bakakana ngo gafite amazuru magufiya, ngo sagahutu, ngo twishemo n'abahutu. Aramfata, yamfashe kuri uku kuboko kw'imoso, ubwo ko ari kwaguyemo grenade mu biganza, aragukomeza, aravuga ngo uyu nguyu se ko gishyushye, ngo ariko se ngo ubu nari nambaye ipantaro, kubera ko ku itariki 7 papa kitubwira ati nimushake ibyo mushaka, nimushake mute Habyarimana bamwishe, mushake arimo kubwira mama ngo nashaka urushinge n'urudodo n'iki, ngo n'ibibiriti, ngo dushobora guhunga. Muri ako kamwanya ariho bamurasaga, iyo ku itariki 7 yaratubwiye ngo tunambara amapantaro, bagaterura umukandara wanjye mu ipantaro, bakajugunya aho ngaho, ngo niba ataranapfa ngo ariko ari bupfe, ngo ariko ngo uyu mwana ngo muri imbere ngo n'umuhutukazi. Barakomeza baragaragura, ariko arankandagira, asiga nkubise impiri mu mutwe hano. Aho hantu ntihigeze hamera umusatsi, ku buryo nagize ikibazo nyuma ya Jenoside cyo kuva inyuma mu buryo budasobanutse. Ariko uko twageraga tugenda tuvurwa, Nyagasani azahe umutekano n'ijuru abagiye batuvura, batwitayeho nyuma ya Jenoside. Ubwo rero kuri iyo tariki 12 baragomeje, barakubita, bararesa, bakumva amasasu, bariho barashomba abantu, baradukubita intuzi izo mpiri. Baragomeza bakora intuzi yicarubazo ku bantu umwanya munini. Noneho tukumva amasasu aratunyura hejuru. Hari icyuma cyari kuri uyu musozi, bamwe bakitaga radari, abandi bakakita station terrienne, bakazajya bakirasa ngo inkotanyi zirimo kukivuganiraho, ngo turimo kumva ngo zafashe ku irebero. Muri ako kamwanya uko niko bugenda bucya,
hazamuka imodoka yari y'abasirikare Fiat yari iturutse ku Kicukiro, barazamuka baraza baratwitegereza, ndabahamagara nti se nti ko mugiye mutatwishe, nti kandi ntitwanze gupfa, ngo amaraso yanyu ngo ntadukurikirane, ngo ahubwo ngo mwazamuka ngo twumvishe ngo inkotanyi ngo zigiye kubageraho, ngo kandi ngo nimwebwe zirimo kugenda zitabara, ngo mwazamuka ngo twumvishe ngo uzafasha Irebero, ngo mwazamuka ngo mukazisanga ngo mushobora gukira. Turavuga tuti oya ntitwagerayo. Nge n'uwitwa Ivona twari kumwe, ndamubona uko nawe agira arimo gukambakamba, tujya ku mukecuru wari hafi aho ngaho, hari urutoki, kubera ko twajyaga kuri gatamo utwatsi bita utwunyu twa Nyamanza, tukanerigata ikime, ariko tukaza kugera tukagaruka. Tujya ku mukecuru wari uhari rero, ari we wadutobeye ibifu bya soya abivanze n'ibifu by'amasaka, ariko byari ibifu biboze. Aravuga ngo nitubinywe, ngo abahungu be ngo bagiye kwica, ngo batasanga ngo twapfuye, arabiduha turupfa kubinywa. Ariko atubwira ati abahungu banjye nibaza ati badasanga ati mwapfuye, turebye ku rutara koko tubona hari amacumu yari agifite n'amaraso, turagaruka nge na Ivona tugaruka ku mirambo y'abacu, turagomeza turazenguruka, ariko tukabona amasasu niko agomeza kuba menshi. Tugiye tubona hari abantu baje basa n'abambaye tashitashi, mpitangira gutya nazunguzaga ukuboko kugira ngo babone ko hari umuntu utarashira mu mwuka. Nzunguza ukuboko, ndabwo ntimwatubabariye, ntimukatwica, ntimukatwicisha amasasu cyangwa se wenda ikindi, niko twanze gupfa kandi tutari bukire. Baratwegera baravuga ngo twebwe ngo ntabwo twica, ngo nitwebwe inkotanyi, ngo ahubwo ngo mushobora kuba ngo niba mutarapfa ngo muzabaho, ngo reka turebe ukuntu ngo twabatabara ngo tubakura aha ngaha. Nibwo inkotanyi zagiye zikura inzugi, ndibuka ukuntu bakuraga inzugi bakazizirikaho ibiti bibiri, bakaturambikaho turi nka babiri, bakatuzamukana gatoya ngo batugeze imbere, amasasa akaba menshi cyane, bakaba badushyize aho ngaho, bagasubira inyuma kujya gushaka abandi, gutyo tugenda tuzamuka buhoro buhoro kugira ngo baduhungishirize ku Irebero. Twaje kugera ku Irebero rero, ariko twabonye ko ari inkotanyi, kubera ko basanze imyenda twari twambaye yabaye mbese ubwo yashwanyaguritse, bakuramo ibitenge babaga bambaye, murabyibuka ibyo bashyiraga mu ijosi no mu nda, bakabikata bakabitwambika bakabizirika. Turazamuka batugeza ku Irebero, ariko igihe baduteruraga nafashe Kadete ndavuga nti uko mama yambwiye ngo nupfa mupfane, mushyira mu gati kumufatangwe kari hepfo y'inzu y'amazi yari hariya, iyo bitaga ako bitaga akazu ka Electrogaz, mushyira mu giti cy'umufatangwe, mvuga nti reka nubahirize ubutumwa bwa mama uko yambwiye, wenda umubiri wa Kadete nzawubona. Na Cecile murumuna wanjye bari bamwishe, nawe twiganaga kuri Apakope, bari bamutemeye nko mu metero 3 z'ahantu nari ndyamye, nubwo ntavugaga ariko numvaga avuga ati nimunyice mwambwamwe, ati murangiana hehe. Bamutemera nko mu metero 3 aho nari ndambaraye, aho nari ndyamye ndimo kugaragurika. Abo bavandimwe banjye rero nagiriwe amahirwe yo kubasova, yo kubaranga imibiri yabo, kuko umunsi ubuyobozi bw'u Rwanda bwagomeje kudutabara, bwagiye gushyingura abapolitisiye ku Irebero. Nari narabonanye n'abavandimwe banjye babiri, narababwiye nti rero Claire nti Kadete namushyize muri cya giti cy'umufatangwe, kubera ko ubwo twaje kugira ngo turabonana uko tuvurwa, uko batujyana ibyumba, uko bangarura, uko Radio Muhabura yaje kudusura, bakatubwira bati nimutanga amatangazo y'ukuntu yaho mwavukiye, hari igihe muba mufite abavandimwe mutari mwenyine. Ibyo byose nagiye mbitekereza abo twagiye duhura, mbaho ubuhamya.
noneho Claire ndamubwira uwo muvandimwe wanjye ndamubwira nti rero inti Cadette ari hariya muri kariya gahuru. Aravuga ati ariko oda atushobora kuba ufite trauma. Ati none se ati mu myaka ishize ati n'igihe wavuriwe ukagaruka Cadette waramusizeho mu gahuru aracyarimo. Ndavuga nti mama inti Claire inti Cadette ashobora kuba kirimo. Ni kubera ko uko namuhishe ni mu gihuru ni nari nzi ko wenda umubiri we ntinzabasha kuwubona. Ni kandi na Cecile nzakwereka ahantu yatakiye bwa nyuma. Ati ndagenda twari dufite umutaka twitwaje umutaka turagenda ngira gutya ndasesurura Cadette ndamubona uko yaboze niko namubonye. Muri Bukambaraje zaguraga amafaranga 50 zari zishushanyijeho kalendari twaragiye turayigura mu kabutike hafi twe twagarukiye aho ngaho dufata umubiri wa murumuna wanjye nkukura muri ako gahuru namusizemo bituma nongera kumva ko nkomeye ko ntoraguye umubiri wa mwana murumuna wanjye tutwara muri Ambaraje twamaranye nawe igihe kubera ko ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwari butaratangira gushyingura mu cyubahiro. Turagenda hari akavarisi gato narakuye kuri ahantu ndagatoragura ndagenda mushyiramo muryamishamo narabanje ndamwoza muryamishamo ndavuga nti Imana irakoze kuba mbonye umubiri wa mbere igitambo. Nanone mbwira ariko tugashyira ahantu ndagatwikira nkafata neza nyine ariko nkumva ko tutamushyingura twabana nawe nyine igihe cyose. Nanone mbwira mukuru wanjye nari ndi kumwe nawe ndavuga nti na Cecile hari ahantu yatakiye nko mu metero 3 z'ahantu nari ndyamye inti nawe inti nzagenda kuhakwereka. Turongera dufata urugendo turaza ndamwereka nti nari ndyamye gutya muri zebra crossing niho abantu bari barambitse hariya inti nari ndyamye gutya inti ashobora kuba ari hariya yatakiye hariya. Tujya gutira isuka icyo gihe mu byumve ko ari kera umuhanda wari utarajyamo kaburimbo turasesurura gatoya duhita tubona ahantu aryamye. Turongera tujya kugura Ambaraje umubiri we turawutoragura tuwushyiramo nawo turawutwara. Na papa ho bamurasiye mu Kagarama kubera ko nari mpazi nari ndi kumwe nawe ndavuga nti kandi na papa na Rwabuduranye wari umutwarangabo ashobore kuba bashyinguye imbere kubera ko igihe aho umusaza yadushyize aho mu rutoki abamanuye matora basahura ibintu bavuga ngo bakubise igisaza hasi ngo kiranuka ngo ariko ngo bazindutse ngo bacyaguye igitaba imbere y'inzu nawe twaragiye turamubona. Ubwo twabanye n'imibiri 3 igihe kirekire. Noneho tugira amahirwe rero yuko twandikiye ubuyobozi icyo gihe ubwo byitwaga komine twandikira ubuyobozi turavuga ati twabonye imibiri 3 y'abacu turagira ngo tubasaba uburenganzira tuyijyane hamwe badusenyeye muri 91. Baratwemerera bati muzashake muzahamagarane mubwira abavandimwe bakeya mufite mujye kwishyingura nta kibazo. Noneho duhamagara abantu abo twagiye tubonana tuzi turabahamagara. Uwo munsi mukuru watubereye umunsi mbese sinabona uko nkuvuga watubereye ibyishimo. Twashatse serikeye turaboza tukabarambikamo uko umuntu aremye tugafata umutwe tukawumanura tugafata imbavu twazimanura tubajyana iwacu ku ivuko. Tubwira abantu twari tuzi abafite imodoka tukagenda ducanye amatara gutya mbese tukumva ko ari umunsi mukuru tugiye gushyingura abacu twumva turanezerewe. Tuvuyeyo turakaraba twashyinguye abacu twumva umutima wacu uratuje. Igihe cyarageze leta y'ubumwe idusaba gukura imibiri y'abazize jenoside aho twagiye tuyishyingura. Turatangira tujya kuyizana iyo mibiri 3 y'abanjye ishyingurwa mu rwibutso rwo ku Gisozi. Hano hasigaye mama wanjye ni wa mugeni Marita na musaza wanjye wari mutoya Benjamin Barake. Icyo kintu kikaba cyaranejeje ko nabo bashyinguwe
n'abatabazi badutabaye, baduheka ku nzugi, batubungabunga, batuvura. Nababwiye ko navuriwe ibyumba, niho hari umwanya uhagije wo kugira ngo batujyane batuvure. Muyere komene Kibari baratuvura, baratubungabunga, turagaruka, turongera tuba abantu, turongera tugira ubumuntu. Ariko nyuma gatoya, nyuma yo kuza kwibuka ahangaha, kubera ko ubwo hahise habaho kwibuka, aha barashyinguwe, nahaje muri 1996 nibwo bwa mbere natanze ubuhamya bw'abahaguye, mvuga ukuntu Minuwari yadusize, mvuga ukuntu twatabaje tukamanika amaboko tukabahenda, ariko bakanga bakadusiga mu kangaratete, ariko twarongeye tuba abantu buhoro buhoro. Nkaba rero ngira ngo ntanga ubutumwa, mbwire niwe Mugeni Marita, uyu munsi nazaniye ururabo ruhumura neza, mubwire ni mama Cecile murumuna wanjye, twaramubonye umubiri we turawoza tujya kuwishyingura. Kadete Bucura bw'iwacu twagiye kumushyingura. Uwo bashakanye papa twagiye kumushyingura. Ubwo butumwa bushimishe mama aho aruhukiye mu biganza by'Uwiteka, mumushimishe kandi mubwire ko uyu munsi namuzaniye akarabo gahumura neza, kuko ndamukunda. Mama yararushye, mama wararushye, mama wararushye. Muri 1991, mbere ya 1991, papa yajyaga dufata akatujyana akajya kudushyira, nababwiye ko twari dutuye ku nkengero za Nyabarongo, akatujyana mu bishanga iyo ishyaka CDR ryabaga ryakoze mitingi cyangwa se emerenide, akajya kuduhisha, yego akajya kuduhisha mu ngarandi, ibikeri bikarara bijorora. Ahubwo twatekereza ko n'ingona zizaturya, ariko papa kubera ko yari umugabo w'igihangange ufite imbaraga, iyo yaduhegaga ku ntugu agiye kuduhisha, twumvaga turi kubona umubyeyi ukomeye, kugeza igihe badusenyeye. Kandi ubwo twari dutuye iruhande rw'umunyamabanga mukuru wa Muvoma Habimana Bonaventure, dutuye hafi rwose muri icyo kibaya, niho twari dutuye. Kuva kwa Habimana kugera iwacu hari nka kilometero wenda nk'imwe na metero, ntabwo hari kure, si kure, uretse ko ubu twahasubiye, turahari, turakomeye, turikomeje. Ariko ababyeyi banjye ndababwira ngo bakomere. Mama ubutumwa ngira ngo mubwire ko nkimukunda. Umusaza wanjye Benjamin nagira ngo mubwire ko namukundaga, yakundaga umuceri, akabwira mama ngo mama turajya hehe, turimo kuzamuka uyu muhanda turajya hehe, duherekejwe n'abazuru. Abazuru bakoze nabi. Abazuru ni itsinda ry'abicanyi ryabaga kuri Ziniya, ryari rimberemere rifite ubugome bwinshi cyane, ryakoraga mucaka mu gitondo rivuga ngo turabanuki, ngo turabasharire, ngo ukibaza ikintu kibasharije kikakubura, ngo twarabihiwe, ukibaza ikintu kibabihiye muri icyo gitondo bikakuyobera. Abazuru bishe abantu benshi cyane, ku bwa Katumba apfa, Abatutsi barapfuye benshi, ariko Nyagasani abatuze abakomeze mu biganza bye. Nkaba ngira ngo rero mpuye ubutumwa Ababiligi badutaye mu menyo y'urupfu, mbwira Ababiligi abashobora kubageraho mbere, mubambwirire ngo Hodari Marie Rose aracyariho. Ubu ngubu ntabwo afite imyaka 53 y'amavuko, ahubwo afite imyaka, ubu ngo arimo gufite imyaka 31 yo kuzuka. Afite abana babiri, n'abana bafite ingufu, n'abana b'abanyeshuri, n'abana b'abahanga. Hodari Marie Rose n'umubyeyi mutaracyariho, ibikomere byaravuwe, yarabungabunzwe. Ubabona mbere n'ukuri ampera ubutumwa Ababiligi, ababwire ngo uretse kubabarira gusa,
ariko badutoye mu kangaratete. Bavandimwe murakoze, mukomeze mwihangane kandi ndakomeye, kuko iyo nazanye ururabo nkabwira mama nti ruguhumurire neza mama, umuryango uterereye aha ngaha rubahumurire neza, mba numva kuri njyewe mfite ingufu nishimye, umunezero kuri njyewe urimo gutemba ku mutima wanjye. Murakoze, mukomeze dukomeze kwihangana.